musoza cyangwa hagarara hari yakumodoka bajya bagusanga
KABERA Joseph watuvuyemo duhagurutse badufasha kugeza umubiri kumva giye ku aho tumuvugiraho amateka ye badufasha reka tumuri twahero duhagaze. Top! Listen! Us! Top, start, aus! Defense, aus! Bitte nur tot! Let's go, mach! Uns! Pass up! Two! Move! Mwakoze mwakwicarira. Turagushimye, turaguhimbaje, wongera ubugingo bwacu. Izina ryawe rihimbazwe. Tugushimiye ibitangazo dukorera. Nubwo abatakuzi benshi babona ibi bihe bakabona udakwiriye gushimwa, ariko uri Imana ikwiriye gushimwa mu byiza no mu bibi. Ntabwo ari wowe nyirabayazana. Nyirabayazana ni Sekibi. Ubwo abakurambere bacu bacumuraga bakica itegeko rikomeye wari warababujije, ingaruka yaravuzwe ko ari urupfu. Mwami Imana, turagusaba twe tugihumeka kugira ngo twikosore bikitwa uyu munsi. Uyu mwana KABERA Joseph agiye akiri muto, agiye umuryango we umukeneye, agiye igihugu kimukeneye. Mwami Imana, iteraniro rito riri aha ngaha, uduhe gutekereza byimbitse kugira ngo turusheho gucika ku cyaha n'igisa nacyo. Ku iherezo twese uko turi aha ngaha tuzabona ubugingo buhoraho. Amahoro yakomeze kubana natwe muri Umuhango. Tugusabye bike byona bidukwiriye, uduhere ubuntu mu izina rya Yesu. Inshuti abavandimwe bagize ibyago uyu munsi, aho duhuriye duherekeza umuvandimwe KABERA duherekeje, kandi nubwo twabwiwe ko hari n'umusirikare kandi tubibona, ariko turanabamenyesha ko yari no mwizera w'itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi. Niyo mpamvu natwe twaje aha ngaha kugira ngo tuyobore igikorwa cyo kumushyingura kumwizera w'itorero ryacu. Nitwa Pastor Didier vuga neza. Mu mwanya muto ndagira ngo
mbahumurize ariko nifashishije ijambo ry'Imana. Urupfu nk'uko mugenzi wanjye amaze kubivuga mu isengesho rudutwara abacu dukunda, kandi ikibi cyarwo ntabwo ruhitamo abakuze gusa, ahubwo ruratungurana. Bibiliya itubwira impamvu habaho urupfu. Mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 2, Imana yaburiye umuntu yifuza ko atazapfa. Iramubwira ubwo yari imaze kurema umuntu usa nayo, yaramuburiye iti ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi ujye urya imbuto uko ushaka, ariko igiti cy'ubwenge bumenyekanisha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Ni ukuvuga ko Imana iyo umuntu aza kuyumvira twagombaga kubaho iteka mu munezero tudapfa, ariko ku bw'ingaruka z'icyaha, kuko Satani yashutse umuntu, kuko Bibiliya nanone ikomeza ibivuga ko Satani yihanze cyangwa se akoresheje igishuko cyo kunyura mu nzoka, we yabwiye umuntu ngo Imana yarababwiye ngo gupfa ntimuzapfa, gupfa uko muzapfa, ariko ngenda babwira ngo gupfa ntimuzapfa. N'uyu munsi Satani ahindura itegeko ry'Imana, yerekana ko gukora icyaha ntacyo bitwaye. Umuntu rero yumviye Satani arya ku mbuto zabuzanijwe, icyakurikiyeho ni urupfu. Bavandimwe, ndagira ngo mbamenyeshe ko ariyo mpamvu dupfa. Umwanditsi witwa Yakobo yaranditse ati, nimwumve, Yakobo igice cya 4 umurongo wa 13. Nanjye ndababwira ngo abari hano mwese nimwumve. Nimwumve yemwe abavuga muti uyu munsi cyangwa ejo tuzajya mu mudugudu w'inaka tumareyo umwaka dutunde tubone indamu, nyamara tutazi ibizaba ejo. Ese ubugingo bwanyu ni iki? Muri igihe ukiboneka umwanya muto kigahera ko kigatamuka. Ahubwo ibyo mwari mukwiye kuvuga ni ibi ngo umwami Imana nibishaka tuzarama kandi tuzakora dutya na dutya. Icyo nshaka kumvikanisha ni uko waba uworoheje cyangwa ukomeye, waba muto cyangwa mukuru, waba umwana cyangwa umusaza, urupfu ruratungurana, imishinga yawe igahagarara, nk'uko bibaye kuri mugenzi wacu Liyetena Kabera. Ariko Imana ishimwe kuko tutazaheranwa n'urupfu. Yateganije uko tuzakira urupfu. Ndagira ngo nihutira ku musozo mbamenyeshe gahunda Imana ifite yo kudukiza urupfu. Mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abatesalonike igice cya 4 umurongo wa 13 haranditse ngo, ariko bene data, tidushaka ko mutamenya iby'abasinziriye cyangwa se iby'abapfuye, mutababara nka ba bandi badafite ibyiringiro. Ubwo twemeye yuko Yesu yapfuye akazuka, aba ariko twizera yuko Imana izazanana na Yesu abasinziriye muri we. Iki nicyo tubabwira tukibwirijwe n'ijambo ry'umwami wacu yuko twebwe abazaba bakiriho basigaye kugeza ku kuza k'umwami tutazabanziriza na hato abasinziriye, kuko umwami ubwo azaza amanutse ava mu ijuru aranguriye ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika uko gusanganira umwami mu kirere. Nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose. Nshuti bavandimwe, ndagira ngo mbizeze ko Imana nkorera kandi nizera izavanaho urupfu burundu, kandi abantu bazabasha gukira urupfu ni abizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wabo. Ubwo tumenye ko urupfu rudutungura rukadutandukanya n'abacu, abana bakaba imfubyi, abagore bakaba abapfakazi, twizere Yesu abe muri twe natwe tube muri we. Tumwizere, tumwishingikirizeho, aturinde gukora icyaha kuko niwe wenyine ubibasha. Icyaha cyazanye urupfu, Imana nikidukiza kubwo kwizera Yesu, azabasha no kuzura abacu bapfuye twongere kubonana nabo. Kandi igihe nikigera mu gitondo cy'umuzuko, ubwo Imana izavana abari mu bituro bose bakongera kuba bazima, tuzongera kubana na Yesu butazongera gutandukana. Reka rero turusheho kumwiringira. Bana, umufasha wa mugenzi wacu dutandukanye uyu munsi,
mujye mumwiringira, inshuti ze, abavandimwe, tuzabana n'umwami iteka ryose. Ndabifuriza kwizera Yesu, kandi nanjye ndabyifuza. Bisabye Imana mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Mana yacu, uri Imana nziza bitangaje, kuko wadukijije urupfu kubwo kwizera. Dutegereje umunsi umwe ubwo Yesu Kristo azaza aturutse ku bicu byo mu ijuru, ubwo azarangurura ijwi rirenga agategeka abari mu bituro bose kongera kubaho, kuko ubwo washoboye kuturema niyo mpamvu uzongera kutugarurira ubuzima. Ndagusabira umuntu wese unteze amatwi muri uyu mwanya, yaba umufasha wa nyakwigendera n'abana be, abavandimwe, abasirikari bose bakoranaga nawe, ndabasabira kugira ngo bakwizere, maze umunsi umwe tuzabone Yesu twese tukwizera, kandi tuzabane nawe ibihe bidashira. Nuko rero ibyo byiringiro ubishyire mu mitima y'abantu bose. Ibyo mbisabiye umuntu wese uri aha ngaha, nanjye ndabyisabiye mu izina rya Yesu, amen. ngo nsabe Andre yegere hafi yatugezaho amateka ya Liyetona Joseph Kabera. Reka amageze amateka y'umuvandimwe wacu Kabera Joseph yerekeje uyu munsi wa none. Kabera Joseph yavukiye mu gihugu cya Congo mu ntara y'Amajyaruguru ahitwa Rubero, tariki 20 z'ukwezi kwa gatandatu 1977. Ababyeyi be ni Bigega na Nyirangufiri Antoinette. Amashuri abanza n'ayisumbuye yayigiye Congo ahitwa Ruhovu. Kaminuza ayigira hano mu Rwanda iwacu. Umurimo Kabera yakoze, yinjiye igisirikare 94, umuntu ufite umurava wo gukorera igihugu n'umuryango. Yashakanye rero na Mukantaheri Chantal, babyaranye abana 4. Umwe nawe yarasinziriye, asize abahungu 2 n'umukobwa umwe. Akaba asinziriye ku itariki 24 z'ukwezi kwa gatanu niwe yavuye mu mubiri. Asinziriye afite imyaka 43. Ayo ni amateka make ku muvandimwe wacu Kabera. Andre arakoze kutugezaho amateka ya Liyetona Kabera Joseph. Nk'uko bizwi cyangwa bimenyera, umusirikare agira imiryango 2. Nk'uko tumaze kumva, uhagarara umuryango wa mbere Kabera avukamo, yamusabe uhagarariye umuryango wa KDF. Kabera ashorejemo imirimo ye hano ku isi, ko nawe yakwigira hafi akatugezaho amateka ya Liyetona Joseph Kabera mu ngabo z'igihugu. Murakoze. Ya 14 umunsi nk'uyu kugira icyo umuntu avuga kuri nyakwigendera birareje, ariko ni ukugerageza. Mu izina ry'umuryango yakoreragamo igisirikare, nabanza kwihanganisha umuryango we, abavandimwe, ndetse n'umuryango yakoreragamo igisirikare. Nababwira ngo bihangane. Amateka ya nyakwigendera Liyetona Kabera ni menshi, tugiye kuyavuga amasaha ashobora kuba menshi akadufata, ariko muri make turavuga makeya. Liyetona Kabera, ukuntu yabibabwiye umukuru w'umuryango, yinjiye igisirikare 94. Amaze kwinjira igisirikare yagiye azamuka mu ntera kugeza aho yarageze ku ipeti rya Liyetona, aribwo avuye mu mubiri. Yakoze imirimo itandukanye yashingwaga kuko yari afite ubushobozi n'ububasha n'ubumenyi. Kugira ngo muri myinshi yakoze ku cyiciro cya MMI,
ubwishingizi bw'abasirikare n'imiryango yabo. Imirimo yari ashinzwe yayikoze neza cyane, biza gutuma mushinga indi mirimo yisumbuyeho yo kuyobora abasirikare kuko babonaga ubushobozi bufite. Mu gisirikare yagiye ayobora mu nzego zitandukanye. Yitabye Imana, hari benshi abasirikare bahari ngira ngo yari wose wa company muri iyo bataliyani. Umuryango we uhombye intwari, ariko n'igihugu gihombye intwari ikomeye. Hari byinshi yakoze, yafatanyije n'abandi kugira ngo igihugu kibe kigeze aha. Hari n'ibindi twari tumuteganyaho kuzakora, ariko turamuhombye. Ariko nubwo tumuhombye, cyangwa igihugu cyangwa umuryango, ntiduheranwe n'agahinda. Ibyakoze tuzaba tubimwibukiraho n'Imana izabimwibukiraho. Abasirikare yabanaga nabo barimo njyewe, twabanaga umunsi ku munsi, basangiraga ku meza imwe. No kuza kwa muganga twabivuganyeho, ndamubwira ko ndebe intege zishira biti, ndamubwira ajya kwa muganga ujye kureba ikibazo ufite. Aragenda, umunsi ku munsi twavuganaga, banambwira nko mu masaa 10 z'ijoro, nimugoroba nka saa 10 z'amanywa twari twavuganye. Umunsi ku munsi twavuganaga, ariko ampa icyizere yuko azakira, kandi nanjye nkiyumvamo ko azakira, ariko siko byagenze. Byose rero ubundi ijambo ry'Imana riravuga ngo mu bibi no mu byisha tujye dushima. Ubwo niko byagenze. Imana iramusaruye, ni igihingwa cyayo. Natwe twahinze imyaka tukajya kuyisarura ntabwo dutangira. Ntabwo byoroshye kugira ngo tubyakire, ariko bibaho. Abasirikare yabanaga nabo yayoboraga umunsi ku munsi. Yari umuyobozi mwiza w'icyitegererezo, ariko nzi neza yuko hari benshi asigiye umurage mwiza. Ibyo bamwigiyeho bizakomeza biteza igihugu cyacu imbere. Na muri aba baje kumuherekeza rero yarobereye umuyobozi, hari ibyo amwigiyeho rero, nawe ubwo agiye gutera ikirenge mu cye kugira ngo igihugu cyacu gitere imbere. Mu muryango rero yakoreragamo RDF wa gisirikare, nongeye kwihanganisha umuryango we, mbabwira ngo umuryango yakoreragamo n'ubundi ni umuryango wanyu. Tuzaba hafi rero, ntabwo tuzabatererana, tuzabajya kure. Ntabwo umuryango wa KABERA cyangwa urugo rwe ruzasuzugurwa kuko yavuye mu mubiri. Asize umuryango mugari, waba umukomokaho ndetse n'undi yashatse w'akazi yakoraga. Turi kumwe rero mu kababaro, turi kumwe mu bibazo ibyo ari byo byose muzagira, tuzaba tubari hafi. Muramubuze ariko ntimutubuze, twe turahari, kandi turabibijeje, kandi mbijeje yuko bidasigara ngaha mpagaze, muzagenda muyibona. Natinze rero, nyakongera babwira ngo mukomere kandi mwihangane. Imana ibahe umugisha. Murakoze.
Yigendera ikinyarwanda akora amatesi ariyo barakoze. Umukozi w'Imana Pasiteri atuyoborere igikorwa cyo gusezera. Nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga, bivuga ko umuntu yaremwe n'Imana imuvanye mu mukungugu wo hasi, kandi nanone umuntu ariko dufite ibyiringiro ku munsi umwe Yesu Kristo azahindurira umubiri wo gucishwa bugufi kwacu awushushanye n'umubiri w'ubwiza bwe, kuko afite imbaraga zimubashisha kwigandurira byose. Twizeye ko hazabaho umuzuko w'abakiranutsi. Imana dukomereze ibyo byiringiro mu izina rya Yesu. Amen. Dusabe madamu n'abana bigere hafi mu ngabo basezere.
cyubahiro cya gisirikare. Reka twemerere imivandire Regiment idufashe mu kanya wo twemerere amevande dufashe gusezera mu cyubahiro cya gisirikare. Allez, pas top! Qui shoot! Side arms! Allez, pas top! Boris, we see Broncos country is through! Open, sir! Fire! 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 On the road! Chuck! Chuck! Cross up! Others! Who's? Shoot! Fall patcher, we fix bullet! Bullet! Shot! Fall patcher! Side arms! Holy Pater, represent arms for the last post from W1 and above will salute. Present! Who's? Pater, beside uns! Holy Pater, war mit Sarets, vor Livari. Holy Pater, right under the tune. The push. KABERA.
reka twemere n'undi waba waje yazanye bakaba batabashyize ikibazo yatambuka agagira Imana yarabarinze natubonye dushinguye KABERA Joseph, Imana ihabwa icyubahiro. Ubwo rero ubwo dushoje tugiye kuzamuka n'ubundi tujya hariya kuri morgue maze tuhane gahunda aho tuje gukarabira ibyinshi ngo tubiganirire. Imana ibavugisha murakoze. duciye bugufi dusenya Imana tuhagaze. Data wa twese ukiranuka uri mu ijuru ryera, turagushimira umwami wacu, Imana y'imbaraga nyinshi, Imana itugirira neza, Imana idukunda cyane. Turagushima kuko wabanye natwe twese, ukaba watugiriye neza, ukaba waturindiye ubugingo bwacu muri aya manywa y'ihangu. Turagushimira izina ryawe ryera rihimbazwe. Tugushimiye ukuntu wayoboye umuhango umuvandimwe wacu mwene data KABERA utuyemo. Rero iyi gahunda tuyishoje amahoro, nabyo turabigushimira izina ryawe ryera rihimbazwe. Umwami wacu rero ni ukuri tweretse umuryango KABERA asize, umwihariko ukana uri n'abana. Umwami wacu komeza ubahumurize, ubakomeze umwami wacu, ubagirire neza ukiza mwiza. Kandi twese muri ibi bihe birushya, muri iyi si turimo, uduhe ibyiringiro kuko kuri uwo munsi w'imperuka abacu twabuze basinziriye muri wowe, sinumuvandimwe wacu KABERA tubuze. Twese kuri uwo munsi turagusanganire twishimye, tugiye gutandukana muri aka kamwanya. Rero dusubira mu macumbi yacu, turagusaba ngo buri muntu wese ugiye kuva aha ngaha umuyobore umurere ikibi icyo ari cyo cyose. Umwami wacu, amahoro yawe akomeze kubana natwe, akomeze kutugirira neza. Tugusabye bikeya nk'ibyinshi bidore mu izina rya Yesu, amen.